bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, umwami Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza cy'umugisha aho muri hose, bifurije umugisha w'Imana. Nyuma nitwa Mukandengwa Laurence, reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mu izina rya Yesu tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe mwami urigeze mu mitima ya benshi, kandi urikoresha icyo ritumye Mana. Umwuka wera w'Imana rishorere, akore ibyo umwuka ashaka ku bantu bawe. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi urakoze ko ijambo ryawe rigiye kudufasha. Mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 26 umurongo wa 4. Haravuga ngo mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iminsi yose. Imana yacu nishimwe cyane. Mujye mwiringira, nta wundi muntu wo kwiringirwa, nta yindi mana yo kwiringirwa, nta yindi mana yo kwizerwa usibye umwami Imana. Kandi ntidutuze, ntitumushime uyu munsi ngo ejo tureke kumushima, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mujye mumwiringira iminsi yose. Mwiringire bikomeye, mwiringire ari byiza, mwiringire bitagenze neza, umwiringire mu gitondo, umwiringire ku manywa, umwiringire nijoro, umwiringire iminsi yose. Mujye mwiringira umwami Imana iminsi yose, kuko umwami Jehova nyine ari we rutare ruhoraho. Imana ishimwe cyane. Umwami Jehova ni urutare. Dawidi yaranditse aravuga ngo Uwiteka ni umunara muremure, ni igihome kinkingira. Imana ishimwe cyane. Aho mu rutare niho wihisha, aho mu rutare niho ujya ukabona ko uri mu bwihisho, uri mu bwihisho bw'isumba byose. Ariko aho mu rutare ntiwahagera, ntiwajyamo udafite kumwiringira, utazi neza ko ari we rutare rugukingira ibyago n'amakuba, imiraba n'imiyaga. Rirwo rutare ugeraho ukabona ubuhungiro bunejeje, ukabona ubuhungiro buramye. Rero Imana ibahe umugisha mwinshi, ngo mumwiringire Jehova nyine niwe rutare ruharaho iteka ryose. Isi izashira, abantu bakwibagirwa, ariko Jehova ni urutare ruhoraho iminsi yose. Imana ishimwe cyane. Dukwiriye kuba mu rutare, kuko Yesu niwe rutare twakomotseho. Yabwiye Petero aravuga ngo muri wowe niho nzubaka, niho hari urutare, niho nzubaka itorero ryawe. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero Yesu ni urutare, ibuye abubatsi banze, kandi ari ryo rikomeza imfuruka. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niwe rutare ruhoraho iteka ryose. Mujye mumwiringira iminsi yose. Ntitugatuze, tugahweme, duhore tumwiringira. Azatugirira neza, kandi azaduha ubuhungiro bukomeye cyane, ndetse afite n'uburuhukiro bwiza. Kuko wakwiringira abantu bakagukoza isoni, ndetse wanabahanga n'amaso ntibigende neza. Ariko umwami Imana iyo umwiringiye, niwe rutare ruhoraho iteka ryose. Komeza wiringire Imana mu bikomeye, komeza wiringire Imana mu byishimo, komeza wiringire Imana uyu munsi, komeza umwiringire uyu mwaka, uzamwiringire no mu yindi myaka izakurikiraho. Umwiringire iminsi yose, ntutuze ntuhweme, nawe azakugirira neza, kuko niwe rutare ruhoraho ibihe byose, kandi uri muri urwo rutare nta teka azacirwaho. Imana rero ibampera umugisha mwinshi. Mwiringire, abasore mu mwiringire, abakobwa mu mwiringire, abagabo mu mwiringire, abagore mu mwiringire, abana bato bamwiringire, abakecuru bamwiringire, abasaza, abanyetorero bamwiringire uwo mwami
niwe Jehova nyine. Abasenga ni mu mwiringire azabatabara. Niwe rutare ruhoraho iminsi yose. Nta handi wakura urutare ruhoraho, nta handi wakura ibyiringiro byuzuye, nta handi wakura umunezero wuzuye, nta handi wakura ubuhungiro atari muri urwo rutare, ari rwo Yesu Kristo umwana w'Imana. Uri muri urwo rutare rero nta teka azacirwaho. Imana ibampera umugisha mwinshi. Dusenga Imana, dusaba Imana kugira ngo tuzajye duhora tuyiringira iminsi yose, kuko hari igihe ibyago n'amakuba biza, cyangwa se wagera muri situwasiyo itari nziza, kumwiringira ugasa naho ucitsemo intege. Uyu munsi rero reka dusenga Imana idushoboze kumwiringira ibihe byose, nawe azatubera ibyiringiro. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, ngo Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Rero iyo umwiringiye nakubera ibyiringiro, kandi kuko nyine ngo umwami Jehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose, nirwo rutazashira. Imisozi zimuka, imisozi zakurwaho, ariko uru rutare rwitwa Jehova ntiruzakurwaho, ruhora ruhamye iteka. Imana ibahe umugisha. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza ryumvikane mu matwi yacu. Ijambo ryawe riratubwiye ngo muhore mwiringiye mu mwami iminsi yose, kandi kuko nyine Jehova ari we rutare ruhoraho. Mu izina rya Yesu, uri Uwiteka Imana ikomeye, uru rutare rudukingira ku manywa na nijoro, kandi mwami uburinzi bwawe burakomeye, n'indahangarwa n'indakuka. Reka abantu bawe mwami ubaporoteje mu izina rya Yesu, ubabere urutare, rubakingire imvura, rubakingire izuba, ribakingire imyambi ya wa mubi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abantu bawe mwami babe muri urwo rutare, bahore bakwiringiye iminsi yose, bagubwe neza. Itorero ryawe mwami uryikomezeho, abasenga Yesu umwana w'Imana ubabambira amahema, n'abatari bakumenya ubireherezeho mwami. Ijambo ryawe ribazane, bakwiringire Yesu, kuko ari we byiringiro bihoraho. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mukore share, subscribe, kandi mwandike na comment hasi. Imana ibahe umugisha.